Haryo mvuze ngo ibintu byahindutse niki cyahindutse ti kwambara ipantaro ntabwo abantu badamu ntwambara amapantaro atariko tiyayambara ibi bintu ntibizaryinjiremo nkabwo atariko ubu ko mufite imyaka 70 tubishyuko ugasanga bafite indi myumvire nayo n'imitekerereze itandukanye icyo nababwira rero nuko nyine abantu bakwiye kwemera ko izo impinduka rero icyo ni ikintu cyo kwibwizaho kuri bagore nta n'inshingano bagira mu itorero yego sibyo umva navuye ko itorero ndimaze mu imyaka Yesu ashimwe cyane kanizere ko nanone mukomeje kugubwa neza muri Kristo Yesu aho twongeye kugarukana inkuru yo muri ADPR na imaze iminsi irenze 2 no musi umwe ndakeka aho umushumba ADPR mu Rwanda ndayizeye Isayi yongeye kugaruka kubijyanye no kwambara amapantaro ku bagore kubijyanye no gusuka ku bagore no kubijyanye no kwimika abapastor cyangwa se abashumba b'abadamu ni ikiganiro kirambuye tugiye kugarukaho turabasigiramo umwanya munini wo kucyumva ni ikiganiro yagiriye kuri Life Radio aho bamubazaga ku bibazo bitandukanye nawe birashoboka ko ari ibibazo byinshi cyane bibaza ku itorero rya ADPR mu Rwanda utarufite igisubizo ariko hano hariho umucyo ese koko birashoboka ko abadamu nyuma y'imyaka 85 itorero rya ADPR ribayemoho mu Rwanda bakwemerera abadamu kuba bakombara amapantaro cyangwa se gusuka n'ibindi byose ADPR yajyaga iziririza niba turarebera hamwe na Bibiliya icyo ibasha kwivugaho asigaye tubasigire mu mwanya mwumve icyo umushumba wa ADPR mu Rwanda yabivuzeho munyemerere twumve icyo Bibiliya ibivugaho hasigaye dukurikire ikiganiro cyose umushumba mukuru wa ADPR mu Rwanda yagiranye na Life Radio ijambo ry'Imana mu rwandiko rwa mbere rwa Timoteyo ibice 2 ku murongo wa 9 kugera ku 12 naho watubwira ngo inshingano y'abagore kandi n'abagore ni uko ndashaka ko bambara imyambaro ikwiriye bakagira isoni birinda kandi batirimbisha kuboha umusatsi cyangwa izahabu cyangwa imaragarita cyangwa imyenda y'igiciro cyinshi umurongo wa 10 ahubwo birimbishishe imirimo y'ingeso nziza nk'uko bikwiriye abagore bavuga yuko bubaha Imana umurongo wa 11 umugore yigane ituza aganduke rwose ku murongo wa 12 ariho dusoreza kuko nanga ko umugore yigisha cyangwa ngo ategeke umugabo ahubwo agire ituza Imana ishimwe cyane nuko Bibiliya bivuga rero iri ni ijambo ryanditswe kandi ni byanditswe byera ariko birashoboka ko muri ADPR ibi byose bashobora kuzabisimbuka bakaba bareka abagore bakaba uburenganzira bwabo ese wowe iyo bireba ubona bikwiriye cyangwa birakwiriye comment zanyu ni ingenzi kandi zirakenewe ni karibu mukomeze mwumve ikiganiro ndabize neza ko nibari byinshi bibazaga kuri ADPR uraza kugira icyo kuramo Imana igumugisha kubukwana natwe njyewe ugutegura ibiganiro byose amazina yanjye ni Evangeliste Mugema Dieudonné Shalom hariho ibintu abantu bakwiye kujya bibaza bagatekereza haryo mvuze ngo ibintu byahindutse niki cyahindutse ni iki cyahindutse kuko ari usanga umuntu yafunze isura mbego kava tarya uyu ni umwuka umufunze mu isura cyangwa ni mbega ni kwibaza niki gifunze isura ni ishyaka ry'umurimo mbega bibaza niki gifunze isura niki gifunze isura mbega nibuka nyine icyo gihe ko byagiye biza mu biganiro bigera ubwo bavuga ati noneho rero ti kwambara ipantaro ntabwo abantu badamu ntwambara amapantaro atariko atagiye muri siporo tiyayambara aramuka tsabo umwubatsi akora akazi k'ubwubatsi yayambara aramutse ari mu nzego z'umutekano tiyayambara aramutse ari muganga bayikeneye mu kazi yayambara aramutse ari umugomba gumoto urumva iyo ariko yatangiye kwemerwa n'Imana abantu batangiye gutuma abantu bibaza kabiri harya ko ni ryari Imana ibona agronome ni ryari ibona utara agronome rero impamvu byose mbizanye no kugira ngo bya biganiro abantu ndabise ko abantu bafite ibiganiro cyane umva mpora n'ubuziguko
mpura n'abantu mu bice bitandukanye by'ikigibyo byo mu gihugu, mpura n'abakuze, iyo uhuye n'abakuze hari abakubwira ati wa mwana wacu we uzaturindira itorero, ibi bintu ntibizaryinjiremo, noneho nkabwira ati ko ubu ko mufite imyaka 70 biga wajya mu kindi cyiciro cy'urubyiruko ugasanga bafite indi myumvire nayo n'imitekerereze itandukanye. Icyo nababwira rero nuko nyine abantu bakwiye kwemera ko izo impinduka ibiganiro bihari, hari numva biri kuvugwa nk'ubu mubibajije kavuga tumva bya bintu barabigaruye kandi mbega hari no kwa mukimbajije ukumva umuntu uvuze tumva bya bintu barabigaruye kandi nakataraza kazaza, mbega nuko bavuga ati nakataraza kazaza. Rero icyo ni ikintu cyo kwibwizaho kuri, ntabwo turi guhindura discipline y'itorero, ariko turi mu gihe abantu aho ugeze hose bibaza ibyo bintu, bibaza ibyo bintu mu buryo butandukanye, ariko dukeneye kuruka twibaza ngo ni iki dukwiye kugundira. Ikindi ni isengerwa ry'abashumba ariko cyane b'abagore muri no myaka 84 kuki bitabayemo bikaba bije ubu ngubu. Nabyo ntabwo bije ubu, mbega uvuga ngo bije ubuhehe, mbe niki kije urumva hari igihe twabaye abagore nta n'inshingano bagira mu itorero. Yego sibyo, urumva nabwiye ko itorero ndimaze mu imyaka ingana niyo maze, n'ibiganiro byagiye bibaho bigera ubwo abantu bavuga ati noneho ikababe abavuga butumwa, babe abarimu, bavuga butumwa, bigera ubwo bavuga butumwa bameze nk'abari gufasha abapastori abagabo batobora amatorero, ariko mu myaka irenga 15 iki ni ikintu cyagiye kiganirwaho cyo guha inshingano y'abapastori abagore. Hagiye havugwa gahunda yo gusengera abagore ku nshingano za gishumba cyangwa se abapastori, mbese uwo mushinga ugeze hehe uyu munsi? Hanyuma kandi nanone itorero ryashingiye kuki rifatiye umwanzuro nyuma y'imyaka 84 bidakorwa nawe abantu bafite, ariko kandi munakomoze ku mpinduka ziri kugenda zivugwa hanze aha mu itangazamakuru ku bigendanye no ku itorero riri gutegura impinduka zizanakora ku buzima bw'itorero muri rusange, ubwo ni nk'imyemerere y'itorero n'ibindi, doctrine ndetse n'ubuzima bwite bw'itorero. Bamwe baravuga bati dutegereje kumva itorero ryahuje icyambere insengero, hari n'ibindi bikomeje kuvuga ati abadamu bakemererwa gusuka imisatsi, biravuga ko mushobora kuba hari n'abategereje ko no musabwo mushobora ko mugiye kubivugaho ku itorero ryitegura kwakira abandi bavuga butumwa mu yandi matorero bakajya bahabwa umwanya, abavuga butumwa bavuye mu yandi matorero atari ADPR n'ibindi bitandukanye bikomeza kugenda bivugwa. Turagera mu murakoze cyane, ndumva ni byinshi kandi icyo ndasubizwa kimongero kimbaze, reka mpere kuri icyo cyuko itorero riteganya kujya rizana abavuga bavuye mu yandi matorero. Bimaze imyaka myinshi, mbega n'abantu baje gutangiza ADPR ntabwo bavuye muri ADPR, sibyo? Mbega hari ibintu abantu bavuga kavuga ati uyu munsi itorero dore uyu munsi ryazanye umuntu utari muri ADPR. Ni byiza ko abantu bamenya ko ADPR ba mu Rwanda twakira bavuga butumwa bavuye mu bihugu bitandukanye ntibagavuye muri ADPR. Yewe nabaje gutangiza ADPR ntibari abapantekote bo mu gihugu cya Swede ko ntabwo ari ADPR. Yewe imyaka myinshi wumva nge maze muri ADPR imyaka ingana niyo maze kuko navukiye muri ADPR nigizemo école de dimanche, kuko hari igihe mbona umuntu avuza akabazo ko ati uyu muntu ajejo ariko mu mabwiriza y'itorero ryacu tugena uburyo dukorana n'andi matorero duhuje imyizerere, turabigena kandi so bwa mbere si uyu mwaka si 5 ishize si 10 ishize kwitorero ushobora gutumira umuntu uvuye muri indi torero
akaza akavuga ubutumwa cyangwa se natwe twajya mu yandi matorero ahubwo no kumenya ngo bikorwa mu buhe buryo. Rero muri ADPR abantu bavuye mu yandi matorero batumirwa n'umushumba mukuru cyangwa yahawe ububasha wango umushumba w'urembo cyangwa paruwasi ashobora ngo hari umwigisha dushaka gutumira kandi uvuye mu itorero runaka. Icyo gihe abisaba umushumba mukuru tukareba niba imyizerere shingiro bihuye, tukareba niba intanyisho z'inzaduka cyangwa z'ubuyobe abasha kuzana, noneho twabona ko bikwiye tukamutumira akajya gukora wa murimo wivuga butumwa. Nese ubutumwa tuvuga ko atari ubwacu ko bwa Yesu Kristo. Hari naherutse kujya mu giterane ahantu turabwiriza hari mu bya Pentecote abantu buza umwuka wera batiza umwuka wera bamwe batanahuje nyine discipline na ADPR. None umuntu ukabona atangiye kwibaza ati nibute nurano yuzuye umwuka wera akavuga mu ndi mishya, ntabwo ndi mishya umwuka wera si w'abantu bo muri ADPR gusa, mbere n'uwa Pentecote. Kandi wa Pentecote ADPR imaze imyaka 85. Ureba umwuka wera igihe yaziye itorero rya Pentecote ryavukiye. Itorero rya Pentecote ryavutse ku munsi wa Pentecote. Rero itorero rya Pentecote ntibivuze ADPR gusa, ahubwo bivuze abizera Yesu Kristo kandi bahawe umwuka wera, babatijwe mu mwuka wera. Rero mpereye kuri icyo nuko ntabwo ari ikintu tuje kuvuga abantu ngo tuzajya tugikora, ahubwo no kubaza abantu ngo cyatangiye gukorwa ryari. Ariko ikindi no kubanamenya ngo bikorwa mu ihe nzira, bikorwa mu buhe buryo, mbega hari umurongo itorero rigira mu gukorana n'andi matorero rihuje imyizerere. Suko tudakorana n'andi matorero ahubwo bigira umurongo. Yewe no kujya mu yandi matorero kuvuga mu wundi butumwa turabikora, ahubwo abantu bakwiye kumenya ngo kujya kuvuga ubutumwa mu yandi matorero atari ADPR haba mu Rwanda cyangwa n'ahandi bikorwa mu ihe nzira, kuko bigakorwa ahubwo kiba ikibazo iyo umuntu abikora ataciye muri ya nzira tubikoramo nk'itorero ADPR. Ikindi cyo guhindura imyizerere, ntabwo tuzahindura imyizerere. Mbega dufite imyizerere shingiro. Abanyetorero ADPR mujye munabaza munarebe, kuko no ku nsengero zose ubu twahashyize ibyo twizera nk'itorero ADPR. Ntabwo tuzahindurira imyizerere y'itorero ADPR. Hari ibishobora guhinduka si imyizerere, kuko habaho imyizerere shingiro cyangwa doctrine, ariko ukabona discipline. Hakabaho discipline. Bumva nk'icyo maze mu itorero najye mbona ibintu byinshi bihinduka, ariko atari doctrine. Ndibuka kera nkiri umwana mu rusengero aho twabaga, abagore n'abagabo ntabwo bicaga mu gihande kimwe. Mbega habagamo igihande cy'abagore n'igihande cy'abagabo, bivuyeho vuba noneho ku buryo niyo umugabo n'umugore barazanaga bagera mu rusengero, umugabo akajya mu gihande cye n'umugore waba utabimenyereye wajya mu gihande kitari cyo bakagukura badiyakoni bakujyana mu cyawe. Ibyo kandi iyo umuntu yabaga yabyisha yabaga yishe nyine ibyo umuco w'itorero. Ariko uyu munsi mbona bagenda bafatanya kuboko bakicarana cyane, bakicarana. Ese umuntu aricyo bitwaye? Mbona bisa neza. Rero abantu bakwiye kwibaza ngo ariko ubundi bwo ni ibiki twahawe n'umwuka wera, ni ibiki twahawe n'igihe, ni ibiki twahawe n'imyumvire, ni ibiki twahawe n'abantu, ni ibiki twahawe n'ahantu. Uzi uburyo ibintu biza muri iyi minsi. Mperutse kujya ahantu mbona hari akantu gasigaye kariho ka vandarateri gato bagendana mu ntoki, yego kongera umuyaga. Noneho cyane ku badamu ngo niwo bivuze. Rero naherutse kubona umuntu ahantu hakonje cyane, byose ntekereza ko kantu kakorewe ahantu hashyushye. Mu bihugu bishyushye cyane biba bishyushye nyine bakina utuntu nk'utwo tugabanya ubushyuhe, twongera umuyaga. Noneho rero kujya kubona ukabona umuntu ashobora kujya mu gihugu gishyushye agiye mu rugendo akakabona akaza kazanye, ugasanga n'umuntu w'iyo ngiyo mu hafi y'ibirunga, kuko yabaho umusirimu, ugasanga arakicaranye. Arabona sinabwiye ati seka kantu kari kugufasha iki ahantu hakonje gutya. Rero
hariho sigitangaza ko bajya gusaba gusana ko kagiye muri discipline yacu kaje no ku buryo nsigaye nkunda kutubona n'abageni ku buryo abantu bagira ngo abantu bakongeye ku mpeta umuntu yabakoze ubukwe batagafite ukabona bagenda ugatira ugasanga nk'umugeni ari kubwira ati rwose munshaki akavandirateri niko mvuga nuko buri imiciza nuko ibintu byiganwa rero ariko ibyanditswe byera byo byahumetswe n'Imana ni ijambo ry'Imana bigihuma uko twigisha rero abantu bakwiye kumenya ngo ibyanditswe byera ni ibihe ijambo ry'Imana ni irihe ariko ni ibiki bibasha guhinduka wabuvuze by'imisatsi ntabwo naje kubwira abantu ko KDPR yahinduye discipline ibijyanye n'iby'imisatsi hari igihe negeze mbona akantu kasohotse itangazo ryavuga ngo ADP yahinduye discipline yemereye abagore kudefiriza yemeye iby'impete by'amaherena yemeye bya bindi byose kwambara amapantaro ku badamu mbega simbizi niba mubivuga mubisaba cyangwa mubivuga mubyamagana ntabwo mbega sinzi icyo namwe sinzi mubimbarisha uko mushaka ko mbyemeza cyangwa ko ntabyemeza ahubwo n'ibyo abantu bakomeza kwibwira nyine hano icyantunguye nyine kiranasetsa gituma mbona nyine imitekerereze y'abantu itandukanye aho gatangazo gasohotse nahise mbona abantu bamwe banyandikira bamwe bakanyandikira banshimira cyane tugakoze rwose twari tubishaka abana bacu bagiye bava mu itoro bajya handi kandi tubona ari abakristo gusa dupfuye ibijyanye na discipline none tugiye kongera bagaruke tubane abandi nkabona banyite tutwica itorero abo bantu bananiwe na discipline yacu bazagenda bajyaho bashaka noneho nkumva bose wabahuza batari ko mubona mu myaka 20 iri imbere mubona ni ikihe kintu kizaba gihari ni ikihe kintu kizaba gikora rero abantu ntibagahagarare bareba ahantu hamwe ntabwo naje kubabwira ngo ibi twabihinduye noneho murabizi ko ari n'igihe twavuga ko umuntu w'igitsina gore wambaye ipantaro ari icyaha sinigitangaza ko ari umuntu wabana umunsi wumva ari ikizira ari icyaha sibyo ariko nzi ko ibiganiro byagiye biho mu itorero byageze ku rwego abantu bumva ko bishoboka murabizi ko muri discipline yacu twemerera abantu hari igihe kujya na siporo byari icyaha n'abantu bose mbega umuntu kuba wabona umuntu umugore yagiye muri siporo yagiye gukina umupira yagiye bikaba ari icyaha mbega ugasanga nibuka turi muri segonderi rwose kubona umuntu w'umugore wo muri korali ukina no mu ikipe y'ikigo bahitaga bavuga turiya rwose ariko si uyu munsi niko bimeze muzi ko ubu dufite porogaramu mu itorero yivuga butumwa dukoresha umupira w'amaguru byibuze ahantu 50 na hamwe mu gihugu twakoresha ivuga butumwa kandi twabonye abana bakira Yesu kuko harimo kwiga ijambo ry'Imana twabonye abana bakura mu ijambo ry'Imana twabonye abana babatizwa bizera Yesu binyuze muri ryavuga butumwa rikoresheje umupira w'amaguru nari mvuze ko hariho ibintu abantu bakwiye kujya bibaza bagatekereza hari ryo mvuze ngo ibintu byahindutse niki cyahindutse ni iki cyahindutse kuko ari n'ibyo usanga umuntu yafunze isura mbego kavuga ati harya uyu ni umwuka umufunze mu isura cyangwa ni mbega ukwibaza niki gifunze isura ni ishyaka ry'umurimo mbega ubibaza niki gifunze isura niki gifunze isura mbega nibuka nyine icyo gihe ko byagiye biza mu biganiro bigira ubwo bavuga ati noneho rero kwambara ipantaro ntabwo abantu badamu ntibambara amapantaro atariko atagiye muri siporo yayambara aramuka cyangwa umwubatsi akora akazi k'ubwubatsi yayambara aramutse ari mu nzego z'umutekano yayambara aramutse ari muganga bayikeneye mu kazi yayambara aramutse ari umugoromba w'umuto urumva iyo ariko yatangiye kwemerwa n'Imana abantu batangiye gutuma abantu bibaza kabiri harya ko ni ryari Imana ibona agronome ni ryari ibona utari agronome rero impamvu byose mbizanye no kugira ngo bya biganiro abantu ndabizi ko abantu bafite ibiganiro cyane umva mpora n'ubuziguko mpora n'abantu mu bice bitandukanye byo mu gihugu mpora n'abakuze iyo uhuye n'abakuze hari abakubwira ati wa mwana wacu we uzaturindira itorero ibi bintu ntibizaryinjiremo noneho nkabwa atari ko ubu ko mufite imyaka 70
mbega wajya mu kindi cyiciro cy'urubyiruko ugasanga bafite indi myumvire nayo n'imitekerereze itandukanye. Icyo nababwira rero ni uko nyine abantu bakwiye kwemera ko izo impinduka ibiganiro bihari. Hari numva biri kuvugwa nk'ubu mubibajije kavuga tumva bya bintu barabigaruye kandi mbega hari no kwa mukimbajije ukumva umuntu uvuze tumva bya bintu barabigaruye kandi nakataraza kazaza. Mbega nuko bavuga ati nakataraza kazaza. Rero icyo ni ikintu cyo kwibwizaho kuri ntabwo turi guhindura discipline y'itorero, ariko turi mu gihe abantu aho ugeze hose bibaza ibyo bintu. Bibaza ibyo bintu mu buryo butandukanye, ariko dukeneye kuruka twibaza ngo ni iki dukwiye kugundira. Ikindi ni isengero ry'abashumba ariko cyane b'abagore muri no myaka 84 ko kibitabayemo bikaba bije ubu ngubu. Nabyo ntabwo bije ubu. Mbega uvuga ngo bije ubuhehe ni iki kije urumva hari igihe twabaye abagore nta n'inshingano bagira mu itorero. Yego sibyo urumva nabwo ko itorero ndimaze mu imyaka ingana niyo maze n'ibiganiro byagiye bibaho bigera ubwo abantu bavuga ati noneho ikababe abavuga butumwa babe abarimu bavuga butumwa bigera ubwo bavuga butumwa bameze nk'abari gufasha abapastori abagabo nta batobora amatorero batobora amatorero. Ariko mu myaka irenga 15 iki ni ikintu cyagiye kiganirwaho cyo guha inshingano y'abapastori abagore. Kumva iyo yari ikintu cyaganiriwe abantu baribaza ngo niki kiganirwa harimo kwibaza hari ubundi bwo kuki tutabaho ubupastori. Ese kumugore kuba y'abapastori ni icyaha kuko umva twitora ugendera ku ijambo ry'Imana ifite inshingano yo kuvuga ubutumwa bwiza. Ese umugore aho kuko iyo ikintu ari icyaha tubakirinda tukanacyamagana. Ese ugiye mu byanditswe byera hari ahantu Bibiliya ikintu kibi nta kintu kibi na kimwe ubasha gusanga tubuza abantu muri Bibiliya bitanditse ko ari kibi. Mbega nta kintu kibi na kimwe ushobora gusanga tubuza abantu utabona umurongo mu bivuga ko ari cyo kintu ari kibi. Noneho niyo mpamvu yuje wumva twafashe umwanya wo kubanza kureba ibyo twizera. Ntabwo muri ADPR mu myizere shingiro yacu twese tuvuga ko gusengera umugore bihabanye nabyo byabaga muri za discipline. Nurasanga ahantu byabaga byanditse ko tudasengera abagore ko shino pastori ntabwo ari muri ya myizere shingiro byari byanditse muri za discipline. Bimwe navuze bibasha guhinduka bitewe n'amahitamo abantu bakoze. Nka kimwe nyine cyo kwicaza abantu mu gihande kimwe abagore no mu kindi abagabo bikazagira igihe bagasanga abantu bavuye mu rugo baba mu cyumba kimwe utibaza impamvu ugira mu gusengera ukabicaza mu bice bibiri bitandukanye kandi naho bari Imana yababonaga. So rero hakurikiraho kureba gusesengura ibyanditswe byera. Tugira ibihe abantu bagicara duhuza abantu bafite ubumenyi n'inararibonye muri Bibiliya abantu babisesengura. Ibi kandi nta nubwo ari ibintu byatangiye ariko nje mu buyobozi cyangwa n'abandi dufatanije ni ibintu byatangiye na mbere ni ibintu byagiye bica mu nama zitandukanye zikaganira zifata ariko tukabona nta kibazo kibirimo. Ugasanga abantu ubwo icyo batindaho nuvuga ngo tuzabitangire ryari tuzabitangire ryari. Ariko ikindi ni nicyo kureba ese andi matora ya Pentecote yo abyemera gute. Sari matora Pentecote afite abapastori b'abagore hari ikibazo biteye. Kambabwiye ko itorero rya Pentecote ryatubyaje ubutumwa ryo muri Swede basengera abapastori b'abagore bimaze imyaka basengera abapastori b'abagore. Ubushize negeze nkura nabo
mbabaza ati mwe byagenze gute ndabase ko mutangiye gusengera pastor w'abagore mutaje natwe mutubwire baratubwira ati twe twari tuzi kumwe mubibuza n'umuco wanyu utemera abagore ko bakora inshingano nk'izo ariko nindahuga ko kugasanga ese umuco w'Abanyarwanda ubuza ko umugore y'abumuyobozi y'abumupastori ntabwo oya cyo si ikibazo cy'umuco noneho turanaza ese abagore bafite inshingano zo kuyobora amatorero iyo tuvuze ko umuntu ayoboye itorero ari mwarimu uyoboye itorero abakora iki abakora ivugabutumwa abayigisha abanyamubatizo abayigisha abagiye kubana urebye inshingano pastor akora umuyobozi w'itorero adakora yari mwarimu no gutanga igaburo kandi igaburo baritanga rimwe mu kwezi no kubatiza kandi babatiza rimwe mu gihembwe ni no gushyingira biterwa n'abageni babonetse yamara n'amezi 6 atarashyingira none uhita wibaza ngo harya wa muyobozi w'itorero w'umugore uwo nibwo niba atari umushumba ko iyo tuze pastor uzi umushumba niba abantu bafite abarera ari bafite cya gihe cyose ikimugira umushumba ni igiki nicyo adafite mu bituma b'umushumba ni izina kuko ku pastori birenze izina n'umurimo umuntu akora wa muntu afite abantu igihumbi ategura inyigisho arabigisha arabayoboye abasore n'abakobwa arabigisha ese ari gutegura umuryango abantu bazabana ukabigisha no kuyo muhango wo kubashyingira mbega ni cye kintu gikeneye mu pastori gikeneye mu pastor rero aho habaye isesengura mu bihe bitandukanye 2023 nibwo twakoze ibiganiro bya nyuma muri bya byiciro byose tubona bikwiye ko mu bantu bahabwa inshingano ya pastori tunagaruka kandi mu cyo itora ikeneye cya cyerekezo 2050 ko intego ya mbere muri cya cyerekezo no kugira itora ikura kandi rifite ubuzima aho twifuza cyane kwita kuri discipleship guhindura abantu kwa bigishwa ba Yesu kubarera yego twasanze mu bibazo twagize abakristo abantu babwirijwe buzura mu nsengero ariko ntitwagira umwanya wo kubarera wo kubigisha hari gihe umva abantu bavuga ibintu ko umuntu akwandikiye ikintu avuze ikintu ukabona ikibazo yagize ntiyarezwe kubona ntabwo yigishijwe indangagaciro z'ijambo ry'Imana bwa burere be ukabona n'umwana wakuze adafite umubyeyi umuri hafi rero hari ikintu yabuze rero mu bintu tubona gusengera abagore ko abapastori bizongeramo nuko tubona bazongera imbaraga muri cya gikorwa cyo kurera baba Kristo dukeneye abapastori bazi bakanongeramo za mbaraga mu kugira abakristo barerwa bagakura kandi tubona nubwo n'abagabo babikora ariko tubona abagore bafite umwihariko bafite ubushobozi burya umuntu ufite ubushobozi bwo gutwita umuntu akamubyara akamurera akamutoza kuvuga akamutoza kugenda akamutoza bavuga akamuhana no mu buryo bw'umwuka afite ubushobozi bwo kurega umuntu kandi akamukuza rero twumva ari ikintu gikomeye cyane rero ikindi umva dukeneye imbaraga nyinshi muri rwa rugendo rwo guhindura abantu urebye umubare munini w'abantu dufite mu itorero bafite impano zitandukanye kandi bafite n'ubushobozi n'abagore urumva niba hafi 60 na kangafi 70% y'igitsina gore uhitumva ko uba uyirengeje wa mubare ugiye gushaka abantu ukajya kubashakira 30% gusa wa utakaje impano nyinshi rero 2023 nibwo twabonye itorero ya ADPR rikwiye gutera iyo ntambwe rika mu gusengera abapastori ntibavuge ngo akwiye kuba umugabo gusa kuko n'umugore twasanze abapastori kandi akabikora neza ntabwo bibangamiranye n'ijambo ry'Imana ntabwo bibangamiranye n'umuco wa Pentecote yewe uzi umwuka wera n'utanga impano bamwe kuba abahanuzi abandi kuba bigisha kuba bavuga butumwa n'utanga impano kuba abashumba rero niba abagore kuba abahanuzi akabaha kuba abigisha akabaha kuba bavuga butumwa kuki bigira ku mushumba bakagira ngo ageze aho ngaho Yesu azavuga ati no ku mushumba we hoye rero niba ari impano y'umwuka wera ntabwo yagira iryo robanura iryo robanura ntiryakozwe n'umwuka wera ryakozwe n'amahitamo y'abantu na niyo mpamvu kumvira umwuka wera
biduhesha kumenya ngo ni icyo Umwuka Wera ashaka, ni icyo Umwuka Wera akunda. Abantu rero bashobora kubyidoderaho igihe kinini no mu ijuru nuko bidoze. Oya, si uko mu ijuru bidoze. Kuba umugore yaba umupastori ntabwo ari amahitamo y'Umwuka Wera, ni amahitamo yacu. Kuba ataba umupastori si uko ari Umwuka Wera ngo ntabe pastori, ni amahitamo yacu. Naho Imana itanga impano, na niyo mpamvu uzasanga Umwuka Wera kuri Pentecote mu cyumba yaziyemo cyari kirimo abagabo n'abagore. Ababatijwe Umwuka Wera harimo abagabo n'abagore. Yesu Kristo yiyereka abantu maze kuzuka, yiyeretse abagabo, yereka n'abagore, ndetse wasanga n'abagore bahawe ubutumwa bwa mbere bwo kujya kuvuga ngo mugende mubwire abandi bantu bose. Rero ni igisubizo cyiza. Birumvikana kuba hashize ya myaka bitekerezwa bikaba bagiye gukorwa, ntabwo narenganya umuntu wumva atari we. Imana birabaye n'ukuri, ariko Imana ishimwe birabaye, sibyo? Imana ishimwe, byarasengewe, byaganiriweho, byarasesenguwe, byaritondewe. Dushimire abagore bamaze gufata iyambere kujya kwiga n'amashuri ya teoloji, bari kwiga, tubashimire cyane, kandi tuzi neza ko bizaba igisubizo cyiza ku itorero none n'ejo hazaza, haba mu bikorwa by'itorero, haba mu bikorwa dufite mu guteza imbere igihugu cyacu. Nzi neza ko aya mahitamo kumvira Umwuka Wera, icyo nshaka kubabwira nuko icyo turi kumvira Umwuka Wera, turi kumvira Umwuka Wera, kandi ubwo tuyoborwa nawe azatugeza no mu ijuru. Murakoze cyane.